Imana ivuganira natwe ari ibyanditswe byera. Haleluya. Twumvishe ubutumwa bwiza mu ndirimbo abaririmbyi bakoze, Imana ibaha umugisha. Ariko umwanya nk'uyu nawo aba ari umwanya w'ingenzi, umwanya uhatse gahunda zose zikorerwa mu rusengero. Niyo mpamvu buri wese araritswe kugira ngo tuganire mu ijambo ry'Imana. Maze iminsi soma ibinyamakuru bitandukanye, ndeba ku maradiyo hirya no hino, amateleviziyo, ndetse n'abantu twagiye tuganira nabo, sanga isi ifite icyo bita guhangayika. Nagira ngo turebe guhangayika, ubundi guhangayika ni iki? Nagerageje gukora ubushakashatsi ngo ndebe icyo guhangayika bisobanura. Nabonye ko guhangayika ni ibyiyumvo umuntu agira iyo ahuye n'ikibazo kimusaba imbaraga nyinshi cyangwa se kimusaba ubushobozi kandi we ntabwo afite. Icyo gihe bigira ute? Biramuhangayikisha. Ni ukuvuga ngo rero ibyo biterwa n'iki? Iyo ubitekerejeho, hari ubwonko bwohereza imisemburo myinshi, bukayohereza mu mubiri, noneho bigatuma umutima utera vuba, amaraso akirukanka, noneho yakirukanka ya mitsi anyuramo akabyiganiramo kuko yabaye menshi, ndetse rimwe na rimwe bigatera n'uburwayi. Niho hava za hypertension n'uburwayi bw'umutima. Ibintu nk'ibyo biba byaturutse kuri uko guhangayika. Hari byinshi rero biduhangayikishije. Haleluya. Reka turebe urwandiko rwa kabiri ya Paulo yandika ibice bitatu, uhereye ku murongo wa mbere tugere kuri umurongo wa 9. Uru ni urwandiko Paulo asa naho yarwanditse ari ng'urwa nyuma, yitegura, kuko icyo gihe nawe bigaragare ko yarahangayitse, kuko ni nkaho yararimo araga umwana we Timoteyo, amubwira, mutoza uko agiye kwitwara mu murimo w'Imana. Haleluya. Kuko ni rwo rwandiko yanditse nyuma, ategereje kunyongwa n'umwami w'Abaroma witwa Nero. Yaramubwiye ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, uko abantu bazaba bakunda imbiye, birarira, bibona batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu, bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntabwo babasha kugira icyo bamenya ukuri. Nk'uko Yane na Yambure. Uyu Yane na Yambure uvugwa ahangaha ni abapfumu bo kwa Farawo, bagaragazaga kubwira Farawo kugira ngo ibyo Mose amubwira atabyumva, akomeze atoteze ubwoko bw'Imana. Uyu Yane na Yambure rero ngo barwanyije Mose, niko n'abo bagabo barwanya ukuri bameze. Abo ni abononekaye ubwenge, badashimwa ku byo kwizera, ariko ntibazabasha kongeraho, kuko ubupfu bwabo buzagaragarira abantu bose, nguko ubwa babandi nabwo bwagaragaye ijambo ry'Imana. Paulo yabivuze neza mu bihe by'imperuka. Bakristo bavandimwe, wakibaza ati se ibihe by'imperuka bizaza ryari? Ibihe by'imperuka bizatangira gihe ki? Ariko ndagira ngo mbabwire ko ubwo Yesu yasubiraga mu ijuru, yari amaze gutoza abazakora mu murimo, amaze kubigisha, abasigiye inshingano z'ibyo bagiye gukora. Abigishwa be, intumwa ze, arangije arabatuma, arababwira ati nuko mugende mu mahanga yose. Haleluya. Mwigisha abantu
abemeye mubabatize mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka Wera, kandi muzakomeza kubigisha kwitondera ibyo nagize ute, ibyo nababwiye byose. Izo ni inshingano yabahaye. Arangije asubira mu ijuru. Ibihe bya nyuma duhita tubyinjiramo. Abavuze ubutumwa, iyo urebye uyu Pawulo wanditse uru rwandiko, yahuye n'ibihe bikomeye. Haleluya. Ndetse agira guhangayika, arakubitwa, yiregura imbere y'abategetsi b'Abaroma inshuro nyinshi, ariko ntiyacika intege kuko yarazi uwagize ate, yarazi uwakorera. Haleluya. Natwe mu mibereho yacu rero hari byinshi bigenda biduhangayikisha, ni byinshi, ariko nakuyemo 5 by'ingenzi ndetse byugarije aka karere turimo. Icya mbere cyugarije aka karere kiboneka mu rushako. Mu rushako hariho gatanya za hato na hato. Nahoze nakora ubushakashatsi sanga mu mwaka wa 2023 abatandukanye banyuze mu nkiko bari bagera ku 3,000 hano iwacu mu Rwanda. Abari muri processes zo gutandukana batarashyirirwaho iherezo, nabo urumva ko bari benshi cyane. Mu rushako, mu rushakisha ni ugupfusha uwo wakundaga, akwishyurira minervari, ni ukwigurira amakayi. Hari abantu benshi batakaje amashuri bitewe nuko ababafashaga batakiriho. Ibyo rero birahangayikisha. Kurwara indwara idakira, wowe ukavuza, ukajya hirya no hino, ukagira ute, ukavuza, ariko muganga akakubwira ati rero ubwo byagenda kose iyi ndwara nitwibanira. Iyo yo irahangayikisha. Ejo bundi nari ndi gusoma mu ndwara zidakira, soma mindwara bita umuvuduko w'amaraso. Abaganga bari kuvuga ngo umuvuduko w'amaraso ni indwara iza bucece ikica bucece. Ni indwara iza bucece ikica, sinzi nibiki Kinyarwanda muri kucyumva. Abenshi mushobora kuba mutazi ko murwaye umuvuduko. Anari byo bibazo dufite muri community. Abantu benshi ujya kumva ngo runaka yapfuye. Hari iwacu ho bagatangira ngo baramuhitanye da, ngo na amarozida, ngo baramujyanye, ngo bamukubise umugereko, ngo ndi wareba, ngo ndi yaragikandagira. Kubera ko yarwaye umuvuduko wendi yagira ute, ntiyabimenya. Ni indwara iza bucece, inyomboka ikakubamo, none igakubita rimwe ukumva ngo umuntu yagize ute, yagiye. Nanjye natakaje mukecuru wanjye gutyo, tumaze kuganira, ari kumbwira ngo naguhingishirije, ngo ejo nzaguterera ibigori. Bigeze nga saa 7 numva barampamagaye ati mutabare ari gusamba. Hari nijoro nshaka n'ikinyabiziga ndakibura, uwo nkozeho ngo burije, uwo nkozeho ngo burije. Hasigaye mpamagara bari hafi ati mumuheke mumujyane ku ivuriro. Bamugejeje ku ivuriro ikigo nderabuzima transfer Gisenyi. Ngeze Gisenyi, nagezeyo, maze kugerayo icyo abadogiteri bane barampamagaye, barambwira ati rero umukecuru yagize stroke, ari kuvira mu bwonko, ntashobora gukira. Ariko twari twahamagaye kuri CHK. Icyo tukubwiye nicyo, niwemera ko tumujyane, ariko ntacyo kiramiye. Nanjye ndavuga ngo ya mumujyane, yenda abadogiteri bararutana. Dufite amahirwe hano hari dogiteri. Abadogiteri bararutana. Bamujyana kuri CHK, bagezeyo basa CHK baratubwira ngo kwirirwa tumugumana byarangiye. Ariko natangajwe, turi kumushyingura, ngumva abakecuru ngo bamuhitanye da, ngo yagiye. Kandi ngewe nzi indwara yagize ute, nzi indwara yamwishe. Ngo bari gutanga ubutaraza ngo umuntu akarwara iminsi 2. Ugasanga noneho bihangayikishije imiryango, biteranyije imiryango. Kubera ahangaha niho Pawulo yavuze kuri uyu murongo wa 8 ngo nguko Yane na Yambure barwanyije bashaka guteranya Mose na Farawo.
abantu ugasanga imiryango irateranyije ngo runaka yarandogeye kandi ari uburwayi. Hari ikindi gihangayikisha, ikintu cyitwa kugerwaho n'ibiza. Twebwe dufite amahirwe muri aka karere, niba nayita amahirwe, duturiye ibirunga. Ibirunga ni byiza, ariko iyo byivumbuye abanyarubavu tuzi ko bimera. Turahangayika kuko nta urara hehe, nta urara mu nzu, turahangayika. Ikindi gihangayikishije giteye n'inkeke ni ukubura akazi. Bamwe muri mwe nzi ko mwize mufite za lisansi, abandi mufite za doktora, ariko akazi ntako. Wajya no kwihangira umurimo ukabura igishoro, ukabona umuntu ariho agize ate ahangayitse. Rimwe na rimwe hakaba n'akazi kaboneka, wareba urwego uriho ukanga kugakora. None se waba ufite lisansi ukajya kuba umuzamu? Byashoboka? Cyane cyane muri cya cyigisho cye cyo ku musozi, aho yarari kwigisha abantu ababwira ati ntimukiganyire ngo mutekereze ku byejo, nzambara iki, nzarya iki, nzanywa iki. Arangije atanga urugero ati murebe inyoni zo mu gasozi, hari aho zibiba, hari aho zisarura. Oya, ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzagira ute? Ibindi byose muzabyongera. Mu Bibiliya ijambo ry'Imana ho bakoresheje ikinyarwanda cyiza, aho bavuze ngo ntimukabunze imitima, ntimukiganyire. Bo bakoresheje ngo ntimukabunze imitima mwibaza ku byejo, kuko ibyejo ngo bibara bejo. Imana buriya hari ibyo yaduhaye kumenya ibyatambutse, amateka, lopasi, ariko ibizaza biri mu biganza byayo. Witekerezaho ubwira Imana kugira ngo Imana iguhe gutuza, kandi ibyo byose biguhangayikishije bikurweho mu izina rya Yesu. Haleluya. Indirimbo y'124 iravuga ngo Yesu amahoro yatarondoreka. Twese hamwe, Yesu amahoro yatarondoreka, andinda mu byago byose, uko mba kose nzajya nishimani, nguwe neza ndatunganiwe, ni neza ndatuje, nguwe neza ndatunganiwe. Satani yane kana simyangiye, nyambeshwa mahoro menshi no kwibuka Yesuko yandengeye, ava mwijuru wacungure, ni neza ndatuje, uwe neza ndatunganiwe. Nagira ngo utekereze, urebe uburyo tugendana n'Imana, turebe uburyo dusenga Imana. Haleluya. Hanyuma tuvugurure umubano wacu n'Imana. Reka dusenge Imana, ariko nawe witekerezaho. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana itunganye, Imana igira ubuntu. Biragorana kuvuga izina ryawe kuko Mwami Imana dukora ibyaha buri munsi, ariko kubera ko uri uwera kandi imbabazi zawe zikabahoraho iteka ryose, niyo mpamvu natwe Mwami Imana tugira umwanya wo guhurira aha ngaha kugira ngo tukuramye, kugira ngo tuguhimbaze, kandi kugira ngo umanukire kwigisha Mwami Imana, imitima yacu yongere ikugarukire, twongere dukore ibigutunganye. Mwami rero
miryango yacu, mu buzima bwacu, ndetse no mu kazi dukora. Mwami Imana uri kumwe natwe kugira ngo dukore ibigukiranukiye. Ngaho rero Mwami mwiza,